ibi ni biki uyu nguyu yitwa Cedric ni uzanye amazi yo kunywa adufasha Cedric bamwiye kuko udufasha mu aranyica mfite ubwoba bwo kwinjira mu nzu aranyica iyi nzu barayihindura nabonye zira n'abanyamafuti kagihozo yagiye kubona mbona aragapfukamishije mbona agatangiye gutitira bya bindi byako ndavuga ni karabaye uyu monke ni ubwoko cyateye aturukaye ahubwo genda umusuhuze namusa kubajiriza byataye mumbabarire ntagire umuntu umubwira ibyanjye na Cedric ndabinginze genda afite ibyo agiye kukwibwirira nawe ubwawe ugira ibyo mwivuga niba mutabimubwiye se yabibwirwa nandi none se nyine yawe nese ufite ubwoba bw'iki kwikeka haro wamagaye uri kwikeka iki nge nanjye ceceka wowe ngo iki akose murafuromata musiba mu mitwe bimeze biti byanyu bundi nabukwe na Shalom byagenze bite ibintu urabyibagiwe n'aka kanya nawe mukuru ungana gutyo uzi ubwenge ntabana n'umugabo imikino y'ababyeyi ni imikino y'ababyeyi ababyeyi bawe niba bagira imikino abanje nta mikino bagira uzi umwanya nafashe ngutegereje ukuntu ungana nuko nashaka kumenya nyine umunsi numve ko twajya ahantu tujya hasi tugasangira tukaganira bizaterwa n'igihe nzaba mfite ubu nzakubwira ariko humura ndabizi Imana izabijyamo kandi bizagenda neza siko mbona nta byishimo ufite gusa nk'umuntu utarumumbuye kandi utekereza ko ugomba kuba umumbuye ceceka wowe n'ukuntu waje utambwiye nari mbizi ko ugomba kuza kumbaza icyo kibazo kiri ndagaruka kukubwira ahubwo naje bitunguranye nagize impamvu zituma nzaniruka ariko nari nzi ko tuzahora nkagusobanurira kandi nk'uko bisanzwe usanzwe unyumva iyo mukunzi ntabwo wari umumbuye hanyumvira wa ukatinyuka bivuga reba umwenyumwenyu mfite mu maso bino ndi kubibona nibirukaga turi i Burayi naho ubundi shiriro bizi ko mba ngutekereza kandi ngoza ku mutima niko gitekereza ko hari undi muntu ushobora kugusimbura cyangwa ajya mu mwanya wawe tubyo cyangwa ndashidikanye ko yuko nashobora kubona gukunda uretse ko ngukunda cyane nese ufite igihe kingana gute hano igihe ndacyagifite igihe numva ko tuzarushaho kuganira cyane bigiye kure ni byiza ko nanjye nashaka ko tuganira sure cyane umwanya urahari ubwo tuzaganira ko mfite ibintu byinshi nshaka tuganiraho niyo mpamvu nari nkubajije igihe ufite uko kingana bibi nta kibazo ndahari ntabwo nzakuburira umwanya ngaho basika nkwereke ujye mu kazi kawe sheri ukore n'ibindi kandi ubikore neza darling nta kibazo sheri reka iby'uyu munsi mbanze mbyirukankemo wamuganira dore iyo nahuye nawe gutandukana biba bigoranye mbanze bisoze abanza kubisoreza ndaza kugerageza uko nshoboye mvugishe kuri telefone cyangwa se tuzanavugana twahuye sawa nta kibazo ubwo ndaza gutegereza ko uza kumvugisha nta kibazo my love turaza kuvugana nta n'isura ufite negagiye nta kumba ntagize izi saha bigere nta n'ikintu kimwe urashyira mu masururi none se ntubona ko amashyiga yose aba ari okay kwanza abanza umbwire biriya birahuri buriya birimo harabimaramo iki none se ubwo urumva nabona umwanya wo gukurikirana ibintu nkabona n'umwanya wo gukurikirana biri icyarimwe ariko ndabikora nta kibazo ese ko numva ugize inzirakarengane hano oya nuko reka urimo kumbwira urabona mba ntekeye rimwe amashyiga abiri kandi n'ibyo ngibyo ngo ninjye biba bireba nta wundi hanyuma igihe navugiye nibwo ubonye gufunga gaze kugira ngo unyereke ko bihiye
ese diri wajye ureka gutuma ngira umutima mubi ko ndumwana ubona hari uko ntagira okay kaba umwana mwiza mu gake ariko nanakwiyama Cedri nkwiyama bwa mbere n'ubwa nyuma yakoze iki banza umbwire kwanza Alice wamukoze iki Alice namukoze iki kikize wenda ntabwo ndi guca hirya cyangwa ngaruke hino nshaka kujya kuri point inzanye Alice wamukubise bingana iki wamubabaje bingana iki wamukoreye iki nkene igisubizo kimwe cy'ikintu wamukoreye Jeho urabizi ko nta kintu kibabaza Alice nta kintu nzi mbwira ikintu wamukoreye nta kintu na kimwe ngiye nshobora gukorera Alice cyamubabaza Alice se yakubwiye ko ari cyo namukoreye ari amaraya yiraga n'ay'ibyishimo donc yaranezerewe erega gihozo ugomba kumenya ko Alice njye na Alice turi bakuru uko byaba bimeze bakuru bo kurizanya none se urumva ngewe hari ikintu nakora cyangwa nakwifuriza Alice kibi nyine icyo wamukoreye ni ikiza cyangwa nta kintu namukoreye nyine yarizwaga n'iki ni ukumubaza ko simbizi Cedri Alice yarizwaga n'iki nkene igisubizo cyawe siri tople ntutume nsubiramo rimwe kabiri nkubajije rimwe mbona usubiza igisubizo nigendere uri gutuma wine yanjye biya ngewe ikintu nshaka kukubwira nuko nta kintu na kimwe nshobora gukora cyababaza Alice ndamukunda mukuru wawe ndamukunda kandi namwemereye ko nzamuba hafi urumva nta kintu na kimwe rero cyamuhungabanya nshobora kuba nakora gihozo ugomba kubyumva rega bino bintu utamenera wine none wose biri nka gutwikira muri iryo kanihanganye Manager biteze meze neza kazi noneho kakubonye maze kubimenyera n'ibisanzwe bimwe narabyakiriye cyangwa se umaze kwiyakira kabisa kuko uzi ko ari wowe muntu hano hantu nabonye ubasha gukora umunsi akiyongeza n'indi ishaya uranungura kabisa buri gihe kabisa nza hano nsanga wari wa mugani wari kumubwira uti nkanya kuko nanjye njya mbona naho kabisa Bega iyi ni business ya musaza wanjye ngomba kuyitaho cyane si umugani by'imiryango ugomba kubanza ukareba ku kintu cy'umuryango w'umugani wawe cyane ariko byacagamo yego biragenda wowe se bita amakuru cyane amakuru meza naciyeho ndabatira ibyo ubundi se buri gihe ko mamize ko uri hano atereka nze ngo usuhuze ni ikintu mba nzi no ko buri gihe nce ku kazi Alice yaba ari muri biro ibintu byo mba nzi kabisa maze kubimenyera ko buri gihe bansanga aba bitumenyereje cyane kabisa nuko mba mari igihe cyose nk'ukuri yani useka neza wayikuye useka neza ukagira ngo wa mugani aryo bavuga gute ibintu by'imigani nabo nkubeshya nabo nyibimenya cyane turaseka amasaro agaseseka aho ngaho urakabije cyane kabisa ahubwo hari akantu ashaka kukubwira kajyanye n'iki se ubwo ukisaka utangiye kumufunga kandi ntibiteguye kukakira ntacyo mbwira muteze amatwi nshaka kubwira ko iminsi maze hano nyine ko tugenda duhura nagukunze icyo nshaka kuvuga ugomba kubyumva ko ngiye na Alice uhagakwiye no kubyakira ko rwose Alice ntabwo simwanga ndamukunda rero ko garukira ngaho reka mubwire none nkumbaye umwana mwiza Cedric ndakwihanangirije rimwe mwihanangirije kabiri inshuro irenga gatatu bwa mbere n'ubwa nyuma mu mateka y'ubuzima bwawe bwo bwa nyuma Cedric ninongera kubona Alice arira kubera wowe nyine ibindi byinshi nabyihanganiye uragenda adutesha umutwe yabaye kubwiye ko ari ngiye muri jije Cedric si wowe nanjye tuba muri nonzi na Alice na Dani hari undi muntu uri muri nonzi si wowe wagombaga kuba uri Dani hari ubwo ahari si wowe muntu wagombaga kuba se waretse tugahamagara Alice tukamubaza Cedric ndakwihana ntago ngiye gukoresha inama hagati yawe na Alice muri abantu mwese bakuru ariko ninongera kubona ubabaje mukuru wanjye kuri no nshuro
Cedric kuri no shuro sinzasubiremo ku nshuro 30 nizere ko icyo mvuze ari ikinyarwanda cyumvikana cyane kurusha izindi ndimi zose wumva. Ndakumva. Nino njya kubona Lisa rira ariko nta kintu namukoze. Mimi nawe tutakutana. Je nta kintu namukoze gihuza ugomba kubyumva. Arise ndamukunda kandi mukunda n'umutima. Cedric ntukigire inzira karengane. Ibyo nabonye birahagije. Amarira yise yaramaze kundamira mu matwi yanjye, yaramaze guseka, umunigo mwangu bisesura yibagiwe. Cedric nino njya kumubona rira. Nyamara undenganya. Ikindi kandi Cedric ntago nshaka ndi magambo yawe. Urimo kundi. Babarandisonze. Arise nta kintu kimwe namukoze. Cedric iyi wine iri kunera inzara agira vuba vuba ayo masuru shirimo ibyo kurya nirire mbabarira kandi. Nta nubwo ndi kukwinginga n'itegeko. Erega giho undenganya. Ikindi kandi Cedric do. Aha hantu kuntu hasa nago ntagaraho umusore ngaho w'inzo ndebera ayo masiga nawe n'itegeko. Uko hamenetse amavuta uyu munsi ariko ubusanzwe sintuzi ugasanga hasa neza. Nuko hamenetse amavuta. Ubirebe ubyigeho nago n'isafuriya ndabona zitasa neza uzikuwe nta muhungu w'inzo ukwiye. Utekeye amasafuriya se bityo. Sinzi wowe nyine uko ubyumva cyangwa kubyakira. Ntabwo nahita musubiza nonaha kuko biransaba ko nanjye mbanza kubitekerezaho wabanje ubihereza igihe nawe ubitekerezaho kugira ngo bivuge nanjye nkeneye igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo nzagusubize cyane ko natanashaka yuko bizica akazi twitwaje ngo turakundana ibintu bimwe na bimwe bikagenda byangirika ariko nibyo bamubwira gusa ntacyo buriya nabyo uzansubiza ikibazo cyawe ni uko mu gihe umuza mu kirere nzakubwira byabaye nzakubwira ariko nta kibazo buriya bitekerezeho ndabitekerezaho ko buri muntu wese aba afite intego ze afite n'icyo nshaka mu buzima bwanjye ntabwo nshaka twa dusore tuza gukina kuko maze gukora nkeneye umuntu ufite intego y'ubuzima n'ejo hazaza birumvikana cyane wowe n'usore ntugutera umwanya ntabwo bijya biburaho ku bakobwa abantu babatera umwanya barahari kandi ngewe maze gukora bihagije pe cyareka mu maramatsiko wenda cyangwa se cy'urukundo bikubwira icyo nzi nuko ntandukanye nabo ntabwo nagutera umwanya kandi nanjye siyo gahunda urabona nk'igihe umuntu aba agezemo igihe imyaka iba yagiye gahunda aba afite ntabwo ari ukugutera umwanya mu by'ukuri mu gihe wamuhaye igisubizo cyiza that's fine nta kibazo buriya wowe uzamasosiyo mugari nawe ntabwo ari ngombwa ko uhita ubimbwira nonaha cyangwa se komeza igisubizo nonaha wa mugani wawe ufite uko utwara ibintu byawe urakoze kubyumva tubihe igihe nta kibazo usubiye mu kazi kandi ariko we n'akazi ke na Cedric kabisa yagize amahirwe gukorana n'umuvandimwe Sisi uri kwitekerezaho ushaka kunsindisha akira nshaka gufata akavinyo ibi bintu ni ibyawe mbabara sinjya mbere cheers ahubwo se kutashaka cyakoze nyine reka weho akira kubera ko ndumva mfite ikintu nshaka kukubwira uravuze ngo nzigiye cyane urakoze rero sinakwanga ibyo mpaye kubera ko nawe ngiye kugusaba agaserivisi niyo mpamvu byemeye undi ntabwo ari kubyemera ugiye kuvuga ngo ngiye naba nkuroze genda gihongeye si ibyo bintu nabitekereza ese we ngiye kuba nyine nka rubanda nibo bavuga ngo kumva ngo umuntu nakuzana icyo kunywa ngo ntagisomeho ngo akahita kiguhereza ngo ntukajye ngo uhite ukinywaho ngo hari aba yagishizemo
ngo kada wakahita kaguhitana uzaba nshaka iki nyine nicyo kibazo umaze kucyuvuze ngo reka ibyo tubyore nunyica ni wowe mwene mama ntacyo zaba nziza ukuri umva rero hari ikintu ushaka kubwira Gihozo sibyo urabizi nubwo gutonganya rimwe na rimwe ugira udufuti ariko nyine uri na sister wanjye niwe mba ngomba kugisha inama uri sister wanjye umukobwa mugenzi wanjye ndi gucamo nawe ubutaha wazabicamo ndashaka kugusaba wenda wowe biciye muri wowe ndashobora kukumva wambabariye ukagenda ukanyegerera Shalomo ukamuganiriza ukamubwira ko ngewe ntakeneye gukora ubukwe nawe ko ntamukeneye mu buzima bwanjye ko ntakubagana urugo nawe ko ntamwifuza wajya ukamusabira akandeka akamvira mu buzima nyine wenda ntumubwire ko ntamukunda kugira ngo nawe ataza kwivumbura ahubwo nyine umunsi abiri umubwire ko ibintu by'ubukwe bitaranzamo aba ndetse areke gukomeza kuntesha umutwe kubona ntagiye kuzasara ngiye nka mukuru wawe koko inshwi uzwi ayo magambo yose uvuze iyi wayini mise numva wagira ngo bayenze mu gitondo ubundi ngo wayini iryoha iyo ngo imaze igihe ibaze ko ingiyi mise numva wagira ngo bayenze mu gitondo kubera amagambo mabi uri kumbwira ayunamo amagambo mabi njyewe ngenda mbwira Shalomo koko udashaka iki ko ntashaka kubana nawe nta bukwe bwe nkeneye pe ese wari uzi ko amahirwe aza rimwe mu buzima ayahe mahirwe ariko ari koko ku myaka ufite nakoreka ndeke kuvuga da nakoreka mvuge n'ubundi niwe umbwiye ngo ushaka ko ugira ibyo mbwira ntacyo nikize ubu tuvugishije ukuri wowe uri umuntu muri aka kanya udashobora kureba ibyiza ngo abikurikire ubushatse kuvuga ngo reba hano ntabwo noneho urabona i Kigali ukuntu hameze Kigali se shawe uyu waranyorohereje ntabwo nari kuzaza muri izi classe anjye buriya ariko mba naragerageje buriya bano bashiki banjye kugira uko mbafata ariko nyine impamvu s'ubundi Dani kudashaka bite kandi ufite amafaranga ufite akazi keza gushaka se buriya ni ibijyanye n'ubundi rega aya mamodoka mugendamo cyangwa mukoresha ntukirengagize ko ibisekuru byanyu byari bifite ubundi buryo bikoramo bikoreshaga amagare ugasanga nka sogokuru wanyu ariyo mwita rya sokuruza wanyu ya buriya sokuru wanyu yakoraga amagare yakanikaga amagare yo ku bwami nk'igare mu bwami bakoreshaga usangaga ari sokuru wanyu warikoze ariko ibi ngibi birakomeza kubashuka cyane by'amamodoka n'ibindi n'ibindi ugasanga muragaruka mukisanga mu mamodoka kandi ariko se buriya ngo ku buryo se hakurumva ko n'ubundi ni mu maraso naze uko wumva nyine ibintu byaratangiye kera n'ubundi nyine ni ururaso urumva mwebwe murakomeza kugenda kuri aya marangamutima y'ibyo muri kugera aka kanya kandi mugomba ubu ngubu nk'uko umeze ugomba kuba ufite umugore wubatse urugo rwawe biri mu nzira ariko nuko buriya ni hahandi umuntu avuga ati buriya cyari igihe n'upanze umuntu akanabibaganiriza kuva biri mu nzira byaba ari sawa cyane ko natwe tugihari se mwagiye mukoresha iki gihe natwe tugihari ariko njyewe buriya nari nzi ko nzabatungura nari nzi ko nzabatungura kubyumva mu mateka ngo nka sokuru wawe yakoraga amagare y'umwami yagendagaho cyangwa uba wumva atari ishema ugomba kugenderaho kugira ngo ese hakorega namwe mu bakure
nyine mureke mubikore tugihari kuba kure ntabwo bisobanura ko ibyo wadukenera utagomba kubibona nubwo buriya umuntu aba avuga ati n'ubundi umunsi n'umwe nzaza wenda muzajya tuganira ariko twaje nyine niko kuba umugabo ushaka niko kuba umugabo kuko utekereje iki gihe ugatekereza n'icyatambutse wakumva ahubwo ko mwakererewe ariko nari mfite n'iyo gahunda buriya iyo gahunda yo nari nyifite yo kubereka umuntu vuba aha ngaha ntekereza ko kabisa muzanshimira ntawe ushimira undi buriya niba akababeshya usibye ko twebwe mu mico yacu byahozemo ariko umugabo buriya iteka ntahinduka hari ukuntu ureba umuntu ukavuga nkamwe noneho baba abantu bakuru muba mwarabonye benshi hari ukuntu ushobora kureba umuntu ugahita umubwira ati oya buriya bashiki banyu natwe ukuntu twarezwe cyangwa ukuntu twabayeho bashiki banyu birashoboka ko yego ariko umuhungu cyangwa umugabo agomba kuvuga ati ni hano natwe tukamushyigikira aho yavuze ngo ni hano ni uri umuntu wo kwifata ukavuga ngo njyewe ntabwo nshaka gukora ubukwe noneho n'umuhungu mwiza kuriya wo mu diaspora umwana ufite amafaranga ariko kuki ibintu nk'ibi ngibi bitambaho koko yewe ari nkanjye bibayeho nkabona umwana ndako umusore mwiza nk'uriya wenda nuko ntagira imyaka yo kurongorwa ariko ndi nkawe nari kuba nabyemeye mu gitondo ahubwo kuko twagiye mu murenge kuko uri kwifata nta n'isura ufite ugashaka ari tuvugisha ukuri kwiza kw'Imana urifata wowe ukitesha umusore w'umudiaspora ufite iwabo w'abakire mwiza ufite igihagararo ufite shape abakobwa bose bifuza ngo ugiye gukurikira kana gasura bende ngo ni Cedric umukozi umuntu utaza kundakaza hano reka nca oya nacyo nshaka kurakaza utaza kunsuzugurira umugabo nanone ukanzamurira nongere nkunige oya mbabarira rero kuvuga kuri Cedric gato gusa leta numva ibisazi bibyo Sharomu na Cedric reka muvuge mu izina ryiwe ariko amuvuge mu izina ryiwe kugira ngo ese urinde wagushutse ko urukundo rugurwa amafaranga ibyo mubwira ngo mukire ngo mu diaspora ibyo ni ibiki hanyuma kumva ko ngenza nza kubasura mu rugo rwanyu wowe ubana n'umuntu woza ibyombo kandi icyo kintu uteka kuri bugipfe kuvuga Cedric gatoya ijambo ntashaka tuzabipfa giho none se ngo mvuze basi hari ubwo mvuze ngo ni umukozi ibyo ngibyo byo nabyihaniye ntukanzamurire kamere nta kibazo basi ntacyo datuma nawe yanjye biha kandi nari mu bihe byiza byo kumwereka nyine tuganire ibyo naje kukubwira ariko wizana Cedric muri ibi bintu noneho umusuzugura aho ho ntabwo byakunda nanjye simenya aho umujinya turutse nshiduka nagusingiriye rero umva barasinshaka kukubabaza ahubwo nyine icyo nagusabaga niyo service urugende usange Shalom munganiririze wenda wowe yakumva nyine umubwire ati njyewe mukuru wanjye nige twirirwana ndamubona gusa mba mbona ibintu by'ubukwe ataraba ready nyine ntumubwire ko ntamukunda ariko genda umubwire sibyo sheri sibyo rega ndagukunda ibyo byari kuba byiza rega njyewe nanga umuntu umbwira atashyira adakanda n'akanyenyeri nk'ubwo amagambo nzajya kubwira uriya muhungu Sharamu wabonye ukuntu angana ubuse njye wanize nk'uko wowe wanize hariya ndi kuvuga ubugambo nako ndi kukubwira uzi ko ari ubugambo nyine si ibintu byo gukandakanya kugiwe ejo ndetse ubwo ndakubwira ndetse ko ngiye nkuzaniye wayini wowe hari ikintu umaye kugira ngo nzagende nanjye muri iyo serivisi basi ninjya ku kazi nzakuzanira agashokora aho ngaho nongera kuva hano si ejo se hari ubwo nta kibazo iyo serivisi ndagenda rwose ariko nabwo ntabwo byoroshye Shalom ntacyo arakumva ndakugerageza nyine akira good girl kudutungura duteguze kubera ko ushobora kudutungura ukabona ako nta kibazo ntabwo twajya gusaba mu masuka yo gusabisha murabizi ntabwo turacyafite umuryango reka ariko nta kibazo buriya njyewe n'ubundi urumva ni ibintu nari mfite muri gahunda
nkuko ubimbwiye nyine birananunguye ahubwo n'uburyo nawe ari cyo kintu cyase kiza vuba n'uburyo nanjye byo nari ndi gupanga buriya ntukabone nza ndeba bashiki bawe buriya nawe igihe cyawe kiba gihari ntukabone nza ndeba bashiki bawe kubera ko twebwe bashiki bawe baba bahari buriya niryo jisho cyane kurusha kubera ko umugabo wundi yirwana kenshi ni nako tubitekereza ko byakagobye kugenda ariko buriya abashiki bawe nyine ubundi bagomba kuza mbere yawe ntukajyeho nibo ndi gutekereza gusa nawe ibyo nari mbifite cyane ariko nanjye mujye munyizera burya ako kantu ku mutima mba ngafite mbavuga ati ngomba kwitwa nk'umuntu mukuru nubwo uzi ukababwira buriya nanjye hari ukuntu njya numviramo yego nkagira inama nkuramo uba wumva ndi kubwira abo ariko buriya twiherereye wasanga ari we ndi kubwira yego nanjye biba bindeba burya nuko wamugana unyuzamo ukavuga ati nanjye nk'umusore ukanyuzamo ukavuga ati numvire mu rusaku basi ese bari he none ura ntekereza ko bari baryamye iki gihozo niwe duhuriye hano ariko ujye ugerageza umenye n'inkomoko zawe umenye ngo aka kanya ndi gutwara vewiti ariko se ubundi dati wanjye cyangwa umugabo ubyara papa ubundi yari mu nzu mugomba kubimenya ahubwo se wa mugani noneho nshimye ko nta n'akazi buriya nta nubwo wanyuriramo cyane kuzaguteguza icyo gihe numvaga bitari byiza ko binyibutsa ariko uzashaka igihe cyabyo nzabikubwira ese kweri koko urumva ibintu nimubwira koko mbamuzi urabizi mbamuzi pe ariko nawe urabizi ko igihe tumaranye ari kinini igihe tumaranye ni kinini ariko hari igihe umuntu abahoze tumaranye igihe kinini ugomba kubitekerezaho n'ukuri ese ubona ko tudakeneye kubana nk'uki yego dukeneye kubana reka tumaze igihe kinini turi muri ibi ngibi nese biragana kubana nese ibyo kubana njye nawe watangiye kubitekereza ryari ndaje nibwo ngera mu gihugu kuyo stress ngaze kubona narageze nakubwiye kuhavuye ibyo ngibyo nabyo ngo ese naguze ukuntu kujya muri Afrika bwa mbere uteheruka ukuntu bibanze gutera stress yego ndabyemera twabanye Burayi sibyo ubundi Burayi nda bintu byinshi twitagaho twabaga amasomo twanava mu masomo tukajya mu bindi bintu ariko muri Afrika ntabwo ariko bimeze uraza ugasanga imiryango myinshi bigukeneye ibigukumbuye kandi ariko byagenze nese ikibazo ufite ni iki ikibazo mfite nyine ikibazo ni iki gituma njye nawe tudashobora kubana tumaze igihe kinini diri ikibazo cyari ni iki ngiki wafashe umwanya utekereza ko nyine dukwiye kubana urumva ko wabonye umwanya njye ntabwo nigeze mbona umwanya wo gutekereza ibyo bintu kubera ko nagize intangamura n'ibibazo byinshi by'amastress menshi cyane ya famille bagomba kubanza kwitaho ariko twashaka n'uburyo tubikemura ariko niba n'ikibazo cy'amafaranga urabizi ko umusaza wanjye yaguhereza amasoko dore ko n'ubundi yirwa yohereza rubanda kandi bakanabikiniramo njye nawe tukabana cyane ko yakumva ko ari nawe mugabo wanjye tugiye kubana ntabwo yabura kudusapotera Alicia kamwe ikintu kimwe ikibazo afite ntabwo ari icy'amafaranga tugeze nabuze uzi ko njye nibuze ukuntu urwo rwacu ruzaba rumeze si ijuru rito se usigaye urya umuceri mubisi wowe ntawe urya ntabwo urya karoti mbisi ntabwo urya urutoryi rubisi ko umuceri cyagerayo umva uracyashidikanya ngo urugo rwacu ruzaba rumeze gute umva urwo rwacu ndarwibaza nkarushushanya ahubwo uvuga ngo abana bacu bazaba bameze gute n'utubetisi agakobwa kanjye kagomba kuza gafite imico nk'iya dadi gafite ubwiza kanavuga nka mami gukunda imana nka dadi twese dukunda imana pe gusa uburyo
kereka nuhinduka wowe ko ngiye ntabwo nahinduka byose ahubwo kereka wowe bankwemu nuhinduka njyeweho ndahari iteka ryose simbireka umuntu maze tutaranawuteka nzajya muranza hano mu gikoni dufatanye guteka kugira ngo ndebe uzaba wabonye umwanya se uzaba warekanye n'abawe diaspora bawe kuki ntacyo mvuze ujyeka kunkurira nawe ntabwo ari ukugucyurira ahubwo tugire vuba twipangire ubukwe twibanire ariko uri kumbona mu isuti ya black na tayi n'iki tuzabona amafaranga yo kugura ako gasozi nuko uvuga iby'amafaranga ariko jya ubanza ufokasinge ku rukundo first of all amafaranga se ni iki urabizi urukundo rwo ndarufite ahubwo ikibazo urukundo ndarufite ubwo bukwe nyine tuzabukora se n'urukundo gusa ubukwe bukenera amafaranga unyizera cyane do you trust me cyane so bindekere rero ntabwo nasaba ubufasha umusaza nazi si byose aho niyo yanahera atangira kunsuzugura kandi ntabwo abantu bansuzugura you know kuturika zamani turi kumwe ahubwo ikibazo gihari uri guse cyane mu bintu by'ubukwe byose nkuko ufashe umwanya wo kubireba ukabitekereza ukumva ko nawe dukwiye kubana nanjye nkwiye gufata uwo mwanya nkabitekereza sibyo ushaka kuba uri kubikinamo ariko ngende seriye ariko rero ugasanga afite umwanya w'imikino ugasanga afite umwanya wo gukina of course niba utari gukina urimo urakina cyane ahubwo kuko tumaze igihe kinini njye nawe turi dukundana turi muri ibi none igihe abantu bakundana bagomba kutarenza kugira ngo babe babanye n'igihe kingana gute none wowe igihe urimo uravuga ni iki gikwiye Alicia ndi gusaba umwanya dusaba kubitekerezaho kuko kubana ntabwo ari uguhubuka ni ikintu umuntu afatira umwanya agatekereza kuko ni ubuzima bumwe ugiye kuvamo winjira mu bundi sibyo Alicia no ndagusaba akanya gatoya kugira ngo mbitekerezeho sibyo tutaza kuvugana sibyo thank you ya raporo nari icyo cyongereza wagikuye hewe ariko ubumva nyine ndi nkanagira bitabo ndikaryasi nyine ndaho ngaho kandi shiri ibyo bintu byo kunsuzugura nzakuvuna urabizi ntabwo nagusuzugura nzagusoma kukuvuna byo ni nko kwivuna usi gazi uzabikora shira ariko uyu muceri twabutoye bihagije nzi mbona byashize ubundi tuwutorera icyo uyu muceri ntabwo uzutoye aha badani cyangwa gihozo tazahekenye buye akatangira kari yibuye kari tutomba ndi kukumva nawe kabibonye ko nabibonye ugira ubwoba urapfa wango wabona Cedric bayaminjiyemo ngo bishaka kugira ngo anturitse amenyo reba ukuntu wakamenyereye kandi imbere ukiza ahantu karavugaga rimwe ukabura papye ukarira nenzwe ntazamara iminsi 2 hano none dore uri kubivuga useka disi warakamenyereye kagere ejo bundi kari kamitanye okay ndabona umuceri ubaye neza buri wese nta bindi mufasha gukora oya ibindi byose nabiteguye ahubwo reka nshyireho no muceri yego kamureka siko numva naguma hano shira white uba twakwikumwa ni kamufashe guteka uti ku muceri iyo ndimo kunuka ibitunguru bumva bimeze gute mba numva ari nk'agapafe ngo intenge zanjye zibonamo amakara cyane ubundi niwe nari ntegereje kugira ngo mbyibuhe niwe vitamine ya nyuma yishyira akadomo murashyiriye Allo? Sister bite? Ni byiza bro, umeze ute? Sava amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza yawe.
ndaho njye ndaho ahubwo se kampani bite mu kazi bimeze bite ko nta update meruka mu kazi bimeze neza wihangayika ibintu birimo biragenda neza meruka kwirukana abakozi oya ntabwo meruka kwirukana abakozi kuko ibintu biri ku murongo numvaga naheruka updates rwose nshaka kugira ngo ndebe uko bimeze uyu muntu atahibereye niba byoroshye urabizi cyane ariko ntukajya uhangayika kuko ndahabaye ndahari ibintu byose mba kubyitaho ahubwo umamagaye hari ikintu ashaka kubwira iki se ushaka kumbwira muri make uzigiye hari ikintu ashaka kubwira ni iki se mbwira nta kibazo ufite umwanya wanjye bro hari umusheri wanjye umusheri wawe yego hari umusheri wanjye yigaga hanze murashaka kuduha inzoga se murashaka kutwambika amakote tube tuyahanagura bisa nkabyo kuko turimo turapanga ikintu kinini ariko nashaka kukubwira ko avuye hanze nashaka kugusaba yuko wamushakira umwanya muri kampani nawe akaza akaba yakora kugira ngo tubashe no kwitegura ibirori byacu turi guteganya ni muzima kubizi koko nareba nabi nari nkwibagiwe oya nta kibazo urumva nakwima bofure wanjye akazi koko ntabwo byabaho urakoze cyane bro urakoze cyane sinzi ukuntu nabikubwira ariko urakoze cyane it's fine urumva iyo ibintu bishoboka biba byakorwa kandi ntacyo ntakora kubera wowe uri amaraso yanjye niba ubona ari umuntu rwose watuma dutera imbere why not wamushakira umwanya rwose ntabwo ari bigoye hari ikindi oya byari ibyo okay sawa rero komeza bikurikirane kuzamira okay sawa merci Allô? Allô? Oui, Dani, bite? Nsari mute? Tumeze neza. Amakuru yawe umeze neza wowe ko wabuze? Wowe wanjye cyane ndakomeye cyane aho uri uraje. Oya ni ibisanzwe nta mpamvu yo kugutungura. Nani kuri buriya ari ikintu cyo kibaho. Ukareba abantu gatuma ati ahantu yacu. Ibintu bidasanzwe nyine ubu kure cy'umumagara birantunga. Amakuru y'iminsi se uhugiye mu biki noneho ko nakubuze? Kugira ngo se cyane cyane yewe nta n'igihe kinini buriya gishiyo ahubwo ni kwa kundi mba niriwe mu rugo y'abandi buriya nibigera bakagoranda bakagera mu kazi musuhuze ubundi yabirebye nta kintu kigiye cyatanje mugiyeho bose umeze nanjye meze neza nuko nari ndi kwibaza impamvu n'icyakubujije kuba utakiza kundeba hashize igihe pe ahubwo urumva ari igihe cyambuza kureba kwezi ahubwo wa mugani nyine ni ukwiga icyaha nk'abandi basi njye nzira igihe ugeza ngo ngusuhuze basi nari narakubuze niyo mpamvu mise nkwihamagarira kuko ntabwo nari nkwerutse kukubona ubwo nibazaga ikintu cyakubayeho niba ari akazi kenshi birajyana mu kazi kugira ngo ntibiri kujya mu buryo nta bintu byagiye mu buryo kabisa by'akazi ntabwo byatuma mbura ahubwo ubu nsigaye mbona uturuhuko twa hato na hato kurumva ukwirinda nyine mu rugo nkajyayo ngiye gusupavayizinga ku mugoroba nkareba aho bigeze ni ibyo niberaho Ushalom. Yes. Mereutse. Ndaho nyine bya Kigali urumva sindamenyera
mugeze vuba nditekereza ko nawe uje vuba wagira ngo waje nyuma yanjye ahubwo ya uhagera narabimenye kuri wanjye umwanya uza kumubona mukeya biba ngombwa ko ari ngewe uza ahubwo se mwumva bidatese niko ari twebwe tubibutse ibyo mugomba gukora bite gahunda zanyu zigeze ndavuga z'ubukwe ntukomeze kubitindaho cyane ariko njye ngira ngo ngitayari yabyo nyine natwe nanjye urumva naje ari byo njemo ariko ikibazo umukobwa wanyu harimo ikibazo gute kandi ari ibintu byahereye ahantu byahereye ndakeka amaze gukura urabizi sibyo ikibazo gute ni inkuru ishimishije kubyumva kuba ibintu byose birimo birajya mu buryo ariko so nari nkwamagaye nashaka kukubwira ngo tuzahure hanyuma musubize ibyo wambajije turebana duhure tunaganire urakoze rwose urakoze cyane kabisa oya nta kibazo njyewe zese ubizi se njyewe umuntu ndazeremo kabisa buriya ahubwo wambwira no okay ndaza kuza kukubwira igihe tuzahurira cause nshaka ko tuganira dufite na byinshi byo kuvugana right cyane rwose birumvikana okay oya ariko icyo kintu ni ngombwa nizere yuko ahandi hose umeze neza ariko nta kibazo nta kibazo rwose nubwo nari naricaye ntegereje ko uzambwira ntegereje feedback yawe urebye nawe ubundi ibindi byose biragenda nyine yaba mu kazi no mu buzima busanzwe nashimure sawa byari ibyo nashaka kukubwira then dutegereze umunsi tuzahuriraho nta kibazo rwose ahubwo se uyu munsi nze kuhanyurura hari se nta kibazo wanyirukana nsuhuza koza hashize igihe cyane kinini umuntu aba yaragukumbuye sawa merci rero kadusubire sawa urakoze kabisa yego witaho sawa urakoze nawe kandi witaho nanjye urabizi ko nakuze papa wanjye ambwira ko ngomba gushaka muri famiye yanyu ni nako bimeze nta n'ikigomba kubihindura ariko harimo ikibazo kimwe ngira ngo mumenyeshe ikibazo umukobwa wanyu ari kuzana amananiza arimo aragorana shalom amananiza gutema yambwiye ko afite undi mukunzi yareka ibyo bintu subilayi ntabwo ibyo bintu bibaho yambwiye ko afite undi mukunzi kandi umukunzi afite nawe uramuzi nubwo tutarabasha kumenya ko ari we ari ubikwibwiriye se ko afite undi mukunzi atari shalom yambwiye ko atankunda muri ntatangiye bimwe byabo yakubwiye ko atagukunda cyangwa yakubwiye ko afite undi mukunzi afite n'undi mukunzi kandi uwo mukunzi afite murabana hariya mu rugo ngo iki reka mbyoroshye akundana n'uriya mukozi wanyu